Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nidugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda urombereje ibice byinshi ku birometero 50. B, intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C, umuvuduko urenga ibirometero 50 mu isaha. D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Ari gukibuka ko buri gihe ntabwo ahoramo 50. Niba ugeze ahantu gasanga harimo 60, ubwo uzavuduka ariko nturenze kilometero 60 mu isaha. Niba usanze harimo 80, ubwo uzirukanka ariko nturenze kilometero 80 mu isaha. Kuko kino cyapa cyavuga ngo umuvuduko ntarengwa ugarukira kuwerekanwe n'ibimenyetso biri mu cyapa. Hano harimo 50, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Ntabwo wabirenza, ubirengeje bakwandikira. Ndizera ko ramustamo D, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Utari wahisemo niza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarura muri bishobora kuba bifunze cyane ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka iki kinyabiziga kidapakiye. Byibura itara riba rigomba kuba riri mu bihe bipimo kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye? A, santimetero 30, B, santimetero 40, C, santimetero 50, D, metero imwe na santimetero 55. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, santimetero 40 kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye. Kubera ko gipakiye birashoboka ko bino bipimo byagabanuka. Ndizera ko ramustamo B, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode yaba yo kurushya rwa burundu cyangwa kurushya rw'agateganyo. Ukwezi kwa 4, kwa 5 no kwa 6 birafunguye. Ukeneye kwiga ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda mu ndimi zose. Waba ukeneye kwiga mu Cyongereza, mu Gifaransa cyangwa se mu Kinyarwanda turakwigisha ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa
ku matara akurikira. Ntibikurikizwa ku yahe matara? A. Itara ndangamubyimba. B. Itara ndangaburumbarare. C. Itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma. D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haze cyukuri nta kindi ni C. Itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma. Ubundi ikinyabiziga kiba kigomba kugira amatara y'ubwoko bumwe, niba ari amatara ndangambere yose akagomba kwaka ku buryo bungana. Ntubone iri ibumoso riri kumurika nko muri metero 50, iri iburyo riri kumurika nko muri metero 100. Oya, niba ari amatara ndangambere abagomba kwaka kimwe akagira ingufu zingana, kandi agashyirwaho ku buryo buteganye, rimwe niba rishyizwe iburyo irindi rigashyirwa ibumoso. Ariko ririya tara ribonesha kuri plaque y'ikinyabiziga inyuma mubona ko riba riri ukwaryo, nta rindi biteganye. Niyo mpamvu ridakurikiza rino tegeko. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turabahisemo ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni n'ubuhe buremere? A. Toni 20, B. Toni 16, C. Toni 12, D. Toni 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haze cyukuri nta kindi ni C. Toni 12 ku binyabiziga bifite imitambiko 3. Iyo bavuze umutambiko, niba hari umupine buri iburyo n'uri ibumoso, kiriya cyuma kibifatanya nicyo bita umutambiko. Niba bavuze ngo ikinyabiziga gifite imitambiko 3, ubwo kiba gifite imipine 6. Rero kiba kigomba kwikorera uburemere ntarengwa butarenze toni 12. Murabizi toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tarabahisemo ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romero kikuru n'iyo modoka bishaka kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Niba umuyobozi w'ikinyabiziga aguturutse inyuma akakwereka ko ashaka kukunyuraho, cyangwa ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo nukukudepasa, kugira umwereke ko wabibonye ukoresha itara. Iryo tara riba rifite amabara asati: A. umuhondo, B. icyatsi kibisi, C. umweru, D. umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haze cyukuri nta kindi ni B. icyatsi kibisi. Iryo tara riba rifite amabara asa n'icyatsi kibisi. Hari ikindi kibazo babaza ngo si iryo tara ry'icyatsi kibisi rishyirwa he ku kinyabiziga cyawe? Ni inyuma ahegera inguni ibumoso bw'ikinyabiziga niho rishyirwa. Urikoresha werekana ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, kuko ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande 3. Umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. uburenganzira bwo gutambuka mbere, B. uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, C. ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye, D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A. uburenganzira bwo gutambuka mbere na B. uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni a, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, yo ukibonye ni wowe uba ufite uburenganzira bwo guhita utambuka mbere aho mugeze. Impamvu tutahitamo b bavuze ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda kwegere. Ni gute watambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda ukabura gutambuka mbere ahubwo aho ngaho ubonye icyapa? Oya, ntabwo bishoboka. Ntabwo wakibona icyapa hano ngo ujye gutambuka mbere mu yandi masangano ariyo hirya. Oya, ahubwo aho ukibonye niho uba ufite uburenganzira bwo kuhatambuka mbere. Ndizera ko waramusitamo a, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu saha ateganye bigomba kuba bifite ibikoresho byoni byumvikana mu ntera ikurikira. Ni ukuvuga ngo cyavuze ihoni kiri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabyumva. Mu yentera a metero 200, b metero 150, c metero 100, d metero 50. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni c muri metero 100. Cyavuze ihoni kiri muri metero 100 ukaba wabyumva. Murabizi bitewe no kuntu ikinyabiziga gikoze kigenda kigira ibikoresho byoni bigenda byumvikana mu ntera itandukanye. Urugero nka velomoteri yo igira ibikoresho byoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Yavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Rero bino binyabiziga byo ni muri metero 100. Ndizera ko ramustamo ndizera ko ramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ahatari munsi ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Mu ntera ingana iki? A metero 150 kugeza kuri metero 200, b metero 100 kugeza kuri metero 150, c metero 50 kugeza kuri metero 100, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni a metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Bishatse kuvuga iki? Nubona biriya byapa byo gutambuka mbere uzabibona mbere ubanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ugere muri iryo sangano bari kukubwira niba ari wowe uratanga inzira cyangwa niba ari wowe uratambuka mbere ubone kuhagera. Ntabwo icyo cyapa kizaba gishinze aho hantu uratanga inzira cyangwa se uratambuka mbere. Ni ibyapa biburira, bino byapa biburira bari kuvuga ngo ikoni iburyo babikubwira hakiri kare ukaza kwagera nyuma. Niba bari kuvuga ngo umuyaga w'intambike, ntabwo icyo cyapa kiraba gishinze ahantu hari uwo muyaga w'intambike, ahubwo uzabanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera aho hantu hari uwo muyaga w'intambike. Ndizera ko usobanukiwe impamvu duhisemo a. Ndizera ko n'icyangombwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara ndanga mbere n'aya ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Arangwa n'amabara sate: a umweru cyangwa umuhondo imbere, b umutuku cyangwa umuhondo inyuma, c a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo a umweru cyangwa umuhondo imbere na b umutuku cyangwa umuhondo inyuma bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri c, mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A umweru cyangwa umuhondo imbere, na B umutuku cyangwa umuhondo inyuma, nibyo bisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A biba ari igisubizo cy'ukuri ko nta manota baguha, wari wahisemo B biba ari igisubizo cy'ukuri ko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baduhamo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera jya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona n'amatara ndangaburumbarare mu ntera ingana iki? A metero 50 nibura, B metero 100, C metero 150, D metero 200 nibura. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D. Muri metero 200 nibura nijoro igihe ijuru rikeye. Hari abantu bagira ngo ni saa 11:45 bura bugiye gucya. Oya, biba bishoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Amatara ndangaburumbarare abagomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana na metero 200 nibura. Amatara ndanga cyerekezo ari byo mwita ibinyoteri ni muri metero 150. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Ibyo ni ibindi bibazo bitatu babaza babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya. Ubifiteho amakuru y'itubikora murabizi ntego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye code mbwira karere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire code yabo yo kurushya rwa burundu cyangwa se kurushya rw'agateganyo. Nkwe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorere mu itutsinda. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu rurimi rw'ikinyarwanda, icyongereza cyangwa igifaransa, turakwigisha mu gihe gito kajya mu kizamini ugakora rimwe ugahitutsinda. Mutwandiki cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigishe turi kumwe, cyangwa tukwigishe kuri telefone mu gihe gito ujye mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho, icyapa gifite ishusho ya mpande 3 umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A umuhanda ugabanyijwemo ibisate bibiri, B umuhanda ugabanyijwemo ibisate bine, C inzira y'icyerekezo kimwe, D ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Akenshi bakunda kugishyiraho iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Murabizi inzira y'icyerekezo kimwe ukimara kuyinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura kubera ko habagendwamo mu cyerekezo kimwe. Noneho iyo ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo, aho urawugenda mugenda uhura n'ibindi binyabiziga biza bigusanga, bashyiraho kino cyapa kiburira bakubwira ko ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiriramo yageze aho banyura bazenguruka? Hariya mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni rompwe. Ese iyo ageze ni ikihe cyerekezo winjiriramo? A ibumoso, B ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika, C iburyo cyangwa ibumoso, D iburyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D iburyo. Iyo ugeze hari abanyura bazenguruka uba ugomba kwinjira mu ruhande rw'iburyo. Icyerekezo cyose waba uturutsemo winjirira iburyo. Noneho uba ugomba guhinzira ibinyabiziga biri ibumoso bwawe kubera ko nibyo biba byagutanze kuhazenguruka. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Tarawahisemo ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora.
ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba, uri kugendera inyuma ya zino bisi za Yutongo iri kugira hagarara abagenzi bakavamo cyangwa se bakajyamo, uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugendera inyuma yayo? A, kunyuranaho ibumoso. B, gutegereza yihanganye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kunyuranaho ibumoso cyangwa se ugategereza wihanganye bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza utubizananye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haze cyukuri nta kindi ni A, kunyuranaho ibumoso. Nawe ntabwo wajya uragenda ngo uhagarare inyuma yayo, oya, ahubwo unyuranaho ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ituyidepasa ukoreye mu ruhande rw'ibumoso. Ndizera ko ramusamo A, ndizera ko ramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi umuyobozi abujijwe, uba ubujijwe iki? A, kugendera mu gisate cy'iburyo. B, kunyuranaho. C, kugendera mu gisate cy'ibumoso. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, kugendera mu gisate cy'ibumoso iyo umuhanda ubisikanirwamo. No kuvuga ngo ugendwamo mu byerekezo byombi, uri kugenda mu muhanda ariko hari ibindi binyabiziga biri kuza bigusanga, uba ubujijwe iki? Uba ubujijwe kugenda mu gisate cy'ibumoso, kubera ko ukinjira mu muhanda uhita utangira gukoresha uruhande rw'iburyo, ariko ukaba wakoresha urw'ibumoso bibaye ngombwa ugiye nko kunyuranaho, ariko ugahita ugaruka nanone iburyo. Rero uba ubujijwe gukomeza gutwarira ibumoso mpaka, kubera ko ibumoso hagenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka mu kindi cyerekezo biza bigusanga. Ndakeka ko ramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Ibimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. None usanzemo umuhondo, uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kongera umuvuduko. B, kugumana umuvuduko wari uriho. C, kwitegura guhagarara. D, gufata feri cyane. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, kwitegura guhagarara. Iyo ubonye harimo umuhondo witegura guhagarara, kubera ko biva mu muhondo bihita bijya mu mutuku. Rero kugira ngo hake umuhondo utateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga, iyo ubonye hatse umuhondo ubundi utari warenga wa murongo ushaka kuba wahagarara, waba wari wawurenze ukagenda, ariko ugomba guhita witegura guhagarara iyo ubonye harimo umuhondo. Ndizera ko ramusamo C, ndizera ko ramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Mu ntera ingana iki? A, metero 100. B, metero 50. C, metero 40. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, muri metero 40. Amatara yo kubisikana aba agomba kugaragarira muri metero 40. Nkuko nari nabibabwiye, amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Amatara ndangacyerekezo ari byo mwita
ibinyoteri ni muri metero 150, naho amatara yo kubisikana ni muri metero 40, kuko ujya kubisikana n'ikinyabiziga bisa nkaho wakegereye. Rero intera bigomba kuba ntoya metero 40. Ndizera ko waramutse ndizera ko waramutse yandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe ku karita iranga ikinyabiziga bihindurwa, bigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Bikorwa mu gihe kingana gite? A, mu mezi 2, B, mu kwezi kumwe, C, mu minsi 15, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese cyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni kihe? Nuko bikorwa mu minsi 8. Hano hari iminsi 8 uri kubonamo, oya niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko iyo ikinyabiziga cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro, ibyo bikorwa mu mezi 2. Ibyo ni ibibazo bibiri, ntuzabyitiranye. Byaba ngombwa ko ibyari byanditswe ku karita ari byo byonyine bihindurwa, ariko ikinyabiziga cy'igihari ibyo bigakorwa mu minsi 8. Ndizera ko hano waramusamo D, ndizera ko nujya mu kizamini wakora mu kanya noneho bashyizemo igisubizo cya nyacyo urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye urahita ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ntigigomba kurenga ibihe bipimo? A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B, imbere ni metero 1 na santimetero 70, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A inyuma metero 3 na santimetero 50 na B imbere metero 1 na santimetero 70 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, inyuma bari metero 3 na santimetero 50, igice kirenga ku biziga. Iyo buvuze ibiziga bari kuvuga imipine y'ikinyabiziga. None kuva ku mupine w'imbere w'ikinyabiziga kugera hara imbere ikinyabiziga kigarukira, byibura bagomba kuba ari metero 2 na santimetero 70 imbere. Noneho inyuma kuva ku mupine w'inyuma w'ikinyabiziga kugera kwa kiriya gice gisoza cyangwa gihera cy'ikinyabiziga ari kugana mu ruhande rw'inyuma, kiba kigomba kuba byibura ari metero 3 na santimetero 50 kuri bya rukururana. Niyo mpamvu duhisemo A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B tukayireka kubera ko bavuze metero 1 na santimetero 70 kandi agomba kuba ari metero 2 na santimetero 70. Ubwo niba ramuka bakigwaye mu kizamini urakora mu kanya noneho babikosoye uhita ubikora, kubera ko mbabivuzeho hakiri kare. Inyuma ni metero 3 na santimetero 50, imbere aba ari metero 2 na santimetero 70 cyangwa se metero 2 n'ibice 70. Ibyo byose aba ari kimwe kuvuga gutyo. Ndizera ko ramusamo A, ndizera ko ramuskiyandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga aho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Kigaragazwa ku buhe buryo? A, itara ritukura cyangwa akagarurumuri k'umutuku ku manywa. B, agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. C, itara ry'umuhondo cyangwa akagarurumuri k'umuhondo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese waramusamo D, ese waramuskandika ku papuro,
tarabahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakwitwara ati ugeze hara kuri zebra cross, ese wakwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Akugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara, mbe gukomeza agenda ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje, se kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru atarambuka, de kuvuza ihoni ukaguma ku muvuduko yahozeho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni a, kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. Ugabanya umuvuduko mu gihe cyiza kugira ngo umunyamaguru ubwo arabatangiye kwambuka amaze gukira ikirenge nka ino nzira zabo bambukiramo uhita uhagarara bikoroheye. Ndizera ko waramusikamo a, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa ameza atya narayibakoreye iri ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ubonye utari kwibona nyandikira kuri WhatsApp, nimero zanjye mba nazibahaye, nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2 nkunda kuba ndi online. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije, kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu, yaba iyo kurushya rwa burundu cyangwa kurushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online dukoresheje telefoni, turakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ubwo turi kumwe ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, naho kuri telefoni ni igihe uri mu mujyi wa Kigali ariko ukaba ufite nk'akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri cyangwa se ukaba uri kure, turakwigisha mu gihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda kuri telefoni yawe mu ndimi zose. Waba ukeneye kwiga mu Cyongereza, mu Kinyarwanda cyangwa mu Gifaransa, turakwigisha mu gihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 08993551626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.